mu Rwanda ari kubera inama ya Afrika yunze ubumwe, inama y'abaperezida bagera kuri 26 bategerejwe hano mu Rwanda ku nama yo kuva ku ya 19 kugeza kuri 22 Gashyantare mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye. Ntibyoroshye kugenda yaba mu modoka cyangwa se kuri moto, icyo twakwita nka ambutiyaje kikubye inshuro nyinshi. Gusa bamwe mu batwara abantu ku binyabiziga yaba abamotari ndetse n'abashoferi batangarije Family TV ko izi mpinduka zabagizeho ingaruka nyinshi, ariko bakavuga ko nta kundi byagenda kuko bari babitegujwe. Kirimo yego kirimo kuko abantu abenshi batwazanye mu modoka bajyaga mu kazi, bagera ku kazi bakererewe bari kuza binuba, ariko ngewe kwako nabwo mbona iyo nama ari ngombwa kuba, ntabwo wayibuza kuba, tugomba kubyihanganira. Umuhanda ahantu hose ni mbutiyaje, nta na hamwe hatari mbutiyaje, haba ari ukujya Nyabugogo haba ari ukujya mu mujyi hose ni mbutiyaje. Kwitwara neza nyine kugira ngo irangire nta kibazo kivutse kuri umuntu wese utwaye. Bumiwe kuko nk'abagenda mu modoka bo barimo baranakata basubirayo saa 12 yakabyutse saa 11 akaba arimo atangira kugenda. Nabo no kwihanganira nyine uko turimo tugenda. Namba hari ambutiyaje guturuka ruguru uva mu mujyi, hari hafi ya gare yo mu mujyi niho hari ambutiyaje iteye ubwoba. Umuntu agomba kubyihanganira kuko nta kundi kuntu twabigenza, kandi iyo haje abashyitsi nka bariya biba ari iby'agaciro kuri twebwe. Tugomba kwihanganira izi mpamvu za ambutiyaje. Gusa ni uko harimo ambutiyaje nyinshi kubera imihanda imwe n'imwe ifunze kubera abashyitsi bari muri iki gihugu, ariko nta kibazo. Byoroshye byo birumvikana, ariko turimo turagerageza tukayikoresha imihanda uko iri, kandi nubwo bitoroshye ariko bamwe barimo barakererwa. Yego birumvikana, bageraga ku kazi mu masaha ya 2:00, abatangiraga akazi byabagoye, ariko twagerageje. Nkatwe rero dutwara amamoto, cyane ko amamoto akunda guca ahantu hato hashoboka, twagiye dufasha abagenzi abo bose bari bafite ibyo bibazo, tugenda tubageza ku kazi. Ikibazo kirimo ibyo bintu babiduteguje nta kibazo, turabyakira kubera ko n'abashyitsi baje badusanga nk'abanyarwanda kandi turabishimiye. Nta kibazo kirimo rero. Impinduka yari no mu muhanda twayakiriye, ku buryo hari imihanda imwe yafunzwe, ariko none hari indi dushobora kunyuramo kubera ko imihanda ihari myinshi. Barasaba abagenzi ko bajya bitegura kugenda kare ndetse ngo bakazinduka kugira ngo babashe kugerera ku kazi igihe. Imodoka byo birasaba kuzinduka cyane rwose kugira ngo bihe byibura nk'amasaha 2 mu muhanda kugira ngo bone bageraho bajya. Ariko moto yo ntago bikabije. Moto yo kuko ica ahantu hato hashoboka nkuko nakomeje kubivuga, rwose moto burya isaha imwe niba hano ari kuhagenda amasaha 2 n'imodoka moto iminota 45 bihageza aho hantu, nubwo inzira zazigoranye gute moto ica ahantu hato hashoboka. Mu mihanda uri gukunda gukoreshwa n'abantu cyane n'umuhanda uva kuri Minagiro uherereye Kacyiru umanuka hepfo, ngira ngo niwo muhanda uri kunyurwamo n'imodoka nyinshi cyane, kubera ko kugeza ubu bitewe n'abashyitsi batandukanye barimo abaperezida bagera kuri 26 bari guturuka mu bihugu bitandukanye bya Afrika bari kuza kwitabira iyi nama mu Rwanda. Umuhanda uturuka i Kanombe ku kibuga cy'indege werekeza mu bice bitandukanye byo mu mujyi, uwo muhanda nturi gukora. Ibi akaba ari byo byagize ingaruka ikomeye cyane ku bari gukoresha imihanda yo muri Kigali, aho byabasabye ko barajya banyura mu muhanda uturuka kuri Kacyiru, bivuga ko bari buze kumanuka ku Kinamba bakaza kuzamuka berekeza mu mujyi. Ntago byoroshye, gusa icyo abamotari bahurizaho ndetse n'abandi bagenda mu modoka muri rusange nuko abashaka kugira ku kazi kare bajya bazinduka kugira ngo babashe kugerayo badakerewe. Niba Family TV i Kigali.